Aha, mwongeye kwirwa bakunzi ba Kigali Youth Talent, my people, welcome to present this. Iyi ngiyi bayita impanga yanjye. Tujye kubagezaho filime iryoshye cyane nyamuneka, aho muhura n'abahanzi cyangwa se abastar, abantu bafite impano mu rungabangabo rwa music cyangwa se mu rungabangabo rwa movie nyarwanda nyamuneka. Anga turi kumwe no bita Umukobwa wigira umuhungu wanyu, murabizi nk'ibisanzwe ndagarutse ngaha. Murabizi ntabwo tubagezaho ibintu bipfuye cyangwa se ibintu bitarenze. Uwo munsi tubafitiye filime tugiye kubagezaho. Mvugira uti movie filime nziza cyane yitwa Impanga yacu. Impanga yanjye. Filime tw'impanga yanjye, nzaba ndi impanga n'uyu mugabo. Uriko nadusa abantu bamwe turasa cyane. Yego turi impanga mugabo. Ntabwo byemera. So guys, none iyo filime tugiye kubagezaho navuga ngo ni filime nziza cyane huriho n'abantu benshi b'abahanga baritegura kugira ngo ibashe kuba ifite quality iryoshye, ifite story nziza, irimo action nziza, nyine filime nziza irimo ibikorwa byiza. Nyine filime nawe uzaruka uvuga ati ndebye filime. Murabizi neza ntabwo tubategurira ibintu by'amafuti, ariko kuri inshuro noneho imwe twateguye natwe turimo tukavuga ati ameza wasame mu rukundo akira urukundo umwana rwamurenze mwana nyagasa nasura umwana tuzamugire gute shase wakora iki cyako tuzagenda dukomeza tumugira inama gake bizagenda bimuvamo cyaza ari gusebye wabo natwe ari kudusebye cyane ndibire we yamukuye ibisuko none asigaye atera azasigara tarangura amashashi none babona mwirukana yarenda two kuguma hano Aramutse neza papa. Muzute. Sawa. Utagiye ku ishuri umunsi. Papa nabyutse numva ntameze neza. Kandi maze n'iminsi n'ubundi niga cyane. Uyu munsi yari kuwuru dore ni kuwa gatandatu. Ya. Ubundi ibyo nibyo mba nshaka gukora, ko umwana mwiza ugakora imirimo. Cya kigaruka kivamo. Sibyo? Ahubwo papa, uyu munsi nka saa kumi abanyeshuri yari gahunda twari dufitanye yo gukora agatipu n'ubushakashatsi. Agatipu ni iki? Ni trip yo gukora ubushakashatsi ku bucuruzi. Ubushakashatsi? Ku bucuruzi. Ubwo rero nari nyine dufaranga duke two kwifashisha $50,000. None se ubushakashatsi bukoreshwa amafaranga? Ni ukugenda tubaza mu maduka no mu makampani yigenga imikoranire n'abaturage. Bareka nkubwire bigirwa wigora. Nta mafaranga naguha kubera ko ntabwo ndishoha neza yuko amafaranga ngiye kuguhereza si uko nyabuze ndayafite. Ntabwo mbyizeye neza yuko ari ayo ugiye gukoresha ibyo ugiye gukora, ahubwo banzu nyereke neza ko wahindutse mugirire icyizere. Sibyo papa? Uyu munsi rwose ni uyu munsi. No, ntabwo ari ukuvuga ngo ntabwo ndamenya ahantu amafaranga ugiye kuyajyana. Ushobora kuba uri kumbeshya ukaba ugiye kongera kuyasubiza muri bya bindi byawe. Oya rwose ntabwo ari ukubeshya, dore amafaranga harimo amatike urumva no kurya tugasohokana nyine tureba. Mama barabizi? Yego. Oya yego bivuze ngo ntabyo azi kandi uracyafitemo utuntu nakandi nzi ko wahindutse. Oya papa narahindutse rwose. Oya urumva rero ntabwo nakugirira icyizere. Tegereza mbanze mbone ko wahindutse koko. Amafaranga yose uzashaka nzajya nyaguhereza. Amafaranga ntabwo abuze, wowe nkeneye ko unyereka icyizere cyawe ko wahindutse. Papa uyu munsi wacakiye agatike gusa. Kesi shu wese rero cyo kuba uri kwirukanka bite? uje kongera kunukira umugabo se? Oya sheri ntago nagututse n'ukuri.
Oya wansigaga nabyumvise. Oya nari ndimo. Se niki nabakorera abakobwa. Hanyuma ko twita abakobwa noneho. Sha ndumva none no bahabyarana nebe. Se basi ubona tutakuruta. Bamunduterega. Nta nubiwe n'ibyo mbakora no kumva kubona. Ese basi ubona kugira inama twe tufite mizenyu. Ese ubona tukwanga iyo tukubwira biriya. Muranyanga ahubwo muranyanga cyane. Ni uko ntabwo niba mwumva ko nyine ikintu nkunda mwagitesha agaciro nanjye nta kintu mbamaza mu buzima bwanjye ntababeshye ni ukuri kw'Imana. Ubu ubona harimo urwango. Reka nkubwire ubu ngubu nabonye inshuti nabonye n'umwana. Nese kereka nkubaze ku ishuri hari izindi nshuti ugira? Nta zindi ngira. Twese hari izindi nshuti tugira? Nta zindi. Si njyewe nawe narine. Wayi nyine utumva utanyumva njye nk'umuntu kuki nkunda umuntu mwebwe mukamwanga. Basi reka nkubwire nubwo twakubwiraga kuri njye narine ntago ari uko twanze n'ukuri kandi ubyumve nyine tuba duhangayikiye ka kadete kacu. Kese turakuruta twe tuzi ibintu byinshi kurenza ibyuzi. Ako basi niyo mpamvu rero tuba turi kugira Samu ndamukunda mwana kandi ibintu muri kuvanganira amafaranga wumve ngo nari ikintu cyanjye ajya yemera ko muhasha nicyo kintu kimbabaza. Wumve ngo yagenda nabifata nkabishyira muri kado nkagenda nkabitereka iwabo. Hari ishuri nabwo ngasanga yarabinsubije abiri muri bag yanjye y'ishuri. Uri mukuri kose ko atagukurikiye bura bukene bwawe. Ukuri kw'Imana umve ngo n'Imana zose mu nawe ari kugira ngo anyikuremo. Reka nkubwize ukuri rero umve ngo ko byangira cyo. Oya karaga ngo naganire nako nyine kari kwanga kubikwereka kubera ko aribwo mu gikundana. Hari igihe mumaranye se ntacyo ariko nyine wakarebye wahindaganye reka sinakubwira wavuye mu byawe bakumvishije inama zabo. Mari mwivuga ngo andya amafaranga wumve ngo nta n'ijana rye ryava kuri konti yawe. Aka kanya ashobora kuba atari kuyakurya ariko ejo azayakurya. Oya oya papa rwose igihe nta kintu cyamfasha nshaka amafaranga kugira ngo urabona tuba turi umwana mu bakire papa kandi urugo rwacu rwose barabizi ko rwose uri umukire. Rero kugira ngo bambure abanyeshuri twigana papa ntabansebye kandi urabizi ko rwose nta kintu ujya unyima. Ndabizi ntacyo nkwima ariko nkeneye icyizere cyawe. Urumva ubundi amafaranga ntabwo ari ikibuza hano muri uru rugo. Si ubizi ko amafaranga ahari ariko ikintu mba nanga ni uko aya mafaranga yatuma uhinduka ukaba utari ntakeneye kubaho. Uvuga ngo aya mafaranga ugiye kwishimisha n'inshuti zawe mugiye mu kabari murasinze mugiye mu bindi bitari ngombwa nibyo mba nanga. Ntabwo ari uko mba nkwimye amafaranga. Nkeneye ko uhinduka ukaba umwana mwiza. Wari ubizi ko buriya naragufungurije konti yawe? Mama yarabibye. Nese papa subona ko nsigaye n'umwana mwiza. Urareka kubinyereka hano nkeneye no kubibona no nkumva n'amakuru ko wahindutse. Wowe nitwara neza niriya konti nzaguha uburenganzira ngishyira wowe ugenda ukora wayo ushaka kubera ko namaze kubonera ko ufite uruwo kwizerwa. Sibyo? Nkeneye rero kukubona ko wahinduka hanyuma ukajya ufata amafaranga ukayakoresha mu byo ukeneye byose. Ikibazo si amafaranga ahubwo icyo mba nanga ni ukubera ko ushobora gufata amafaranga ukajya kuyajyana mu bintu byaguhindura kandi sinkeneye ko ubu umwana urabizi twarabiganiriye kenshi twarabivuganye igihe kinini. Uzo nkeneye kubaho nkeneye kuba umuntu w'umugabo uhamye ku buryo uzajya utambuka uvuga ati uriya n'umwana wo kwa runaka uriya n'umwana wo kwa runaka. Sibyo? Ariko papa yarahindutse sinzi niba utabibona kereka nimba ushaka komereza aho nta kibazo. We komereza aho uriya nta muntu wivugaho ibyiza. Abantu nibo bakubonaho ibyiza. Nanjye nkeneye kukubona neza aba umweru dede cyane rwose cyane. Uriya n'udufaranga uri kunyaka nk'amakaro wowe natora dufaranga uri kunyaka ngo 50,000 ngiye nzajya nguhereza 100 ugende ukoresha icyo ushaka. Sibyo? Ariko nzi ko ayo mafaranga utayajyanye mu yoga utayajyanye mu bitabi utayajyanye mu bindi bituma uhinduka. Sibyo? Nkeneye rero ko ubu mwana muzima amafaranga si ikibazo. Papa ndakumva rwose kandi rwose nanjye nsigaye nishimira kubabona mwishimye kuko ejo bundi mwaratonganye na mama birambabaza. Ubu rero ndumva nshaka umwana mwiza mukazanambyarira n'akandi kana.
urumva ushaka ko tubyara kandi kandi agakobwa kabisa cyangwa se karumuna kanjye. ubwo se uzakereka uruhe rugero? Ni ukujya njya kare ajya ku ishuri nkaryama. ubwo se ntabwo uzagatoza kujya mu biyobyabwenge nk'ibyo wari waragiyemo? rwose biriya bintu narabiretse nkanareba na filime. ibyo nta kibazo, ibyo tuzabiganiraho na mama wawe turebe igikwiriye. ibyo si cyo kibazo, ahubwo dukeneye ko uba mwiza kurushaho, sibyo? ku buryo tuzajya tujyana no mu zindi famiye z'inshuti zacu tukaguperezanta. uragira ngo bazajya bakubona mu muhanda waguye wasinze ibitaro byagutara, urumva ari sawa? Papa nkeneye kuhinduka kubabaza, sibyo? nkeneye kuhinduka, urumva? erega ntabwo mba nkwanga, sibyo? Papa ndabizi ntabwo mba nkwanga, mba nkeneye ko uva mu mwana muzima, sibyo? ukaba umugabo. ese wandi Eva ese reka ngire nayazandya pe. no reka ngire wakundanye na Steve kagukunda kari umwana. ese uwo Steve uri kuvuga uri guhora uvuga mu kanwa kanyu mwende Steve wajya ukamukunda wowe kuri mwiza? no ntaga nkunda wowe. Njye nanjye rero nago mukunda nkunda SAMU kandi nta kintu bizahindura. none se uzigira gutyo kugeza ryari muko? ca nicake nzabyigire mpaka mpfuye. wemeye gusiga inshuti ngo ugiye gusanga SAMU? man nasiga buri ese ufite experience mu rukundo? nasiga buri kimwe ariko SAMU ni muburi. nyine ufite experience? ibyo byihorere ndarifite kuko nkunda SAMU. nyine SAMU wajyana niwe muntu wigiyeho gukunda wagira ngo nibwo umubonye mana yagasa. mwe ukomeza kumuvuga nayo kuko ngiye bikomeje no kundya no mu mutwe. sinzakugire nzakubwire kuva ryari kugera ryari. uziko mba naguhangayikiye wagira ngo uri bucura bw'iwacu cyangwa turavukana. si twahuriye ku ishuri ubona mufitiye impuhwe ubona ka SAMU kamaze kikazakumara iki mu buzima bwawe? SAMU azamarira byinshi. si vose we mufiteho izihe nyungu nubwo mubwira ngo mukunde mufiteho izihe nyungu? no si wari ufite one ndetse ngakomeza kubona agaragara ari we muntu muzima byibura. ndeka nkomeze use karagaho ngo uzagahingutse iwanyu. ahubwo uranyibukije tekereza ko papa agiye kuza none wumviye kuzamwereka papa none ntabwo wabyumva. uri kumva azabyakira ate? nzamuperezanta papa wenda papa waranyumva kuruta abandi bose mu bantu bose utekereza. reka nkubwize ukuri papa wawe nukamwereka azahita kwirukanana nako. papa ndabizi mama wawe se ujya uvuga ngo aragukanira? none umugezi wanyu papa wahari. papa arankunda nta kintu yakanga ku mukobwa we. none umukobwa we umwe afite no utekereza ko yuko umubyeyi akunda ko umwana we yajya ahantu habi? ntabwo ariko ari habindi mu maboko meza. uzi kuba mu maboko y'uriya muhungu ngo ni SAMU uba wumva utuje uba wumva utekanye niwe byose nyine tu uri kunseka. uri mu rukundo rwakugize rutuma usara gutyo mani yaba nari mfite nijoro nakarihaye SAMU. ese mbabarira umbwire ni iki kintu yaguhaye SAMU? ushinja yavuge ngo ni ijuru ngo ni iki ngo ni byose? mani ni byose byanjye tu nkuko uzi gusenga Imana ikakumva. oh my god niko nanjye SAMU mufata byashobokaga iyaba uri kumva Imana nyine itabaho nari kuramya SAMU. ego none niyo mana yawe ya kabiri none bisa nka byo pe wenda simugereranyije n'Imana. reka nkubwire reka imikino nuko kwimanjye ntabwo ndi gukina nawe urabizi ndakubaha nubwo uri mutoya kuri njyewe. mbabarira ndumva nanisunze ndakwinginze mbabarira ndashonje tuzavugane nawe ndi guhora umbwira Steve gumana Steve wawe sheri nanjye mfite SAMU wanjye mfite byose byanjye. hako akagakobwa ako mani Steve ako mani we biba bimeze bite mani? mani muri ino minsi sinzi mani. ako ziko ejo bundi navuye gusura Kesi wabo nkasanga mama we tukavugana akambwira akaza ku ishuri ako Kesi nkababazwa nuko atajya agaragara ku ishuri mani. uravugisha ukuri? amaze iminsi 3 mani atazi. ariko uziko ko ari byo nanjye simuherutse. ikibazo cyawe iyo mbikubwiye ugira ngo ndamukunda cyane kukurenza. washatse buryo kimani tumukurikirana tukamenya kuntu aya wanzanga nawe ushobora kuba nkundira umugore buriya sinya mbakeka zize reka sha uzise
ngiye buriya byarambabaje nikoze mu rugo mvugane na meri we mpamusange ambwira ngo nta munsi n'umwe asiba ku ishuri ariko nkatunga cyangwa ushobora kuba ajya kwa SAMU ushaka bariho yirirwa mwana akareka SAMU se ko baciye hagaye gatonya bagahitinga ntibabonye ukuntu byagiye bigendaho ariko uguze n'ikindi kariya ka SAMU nyinshi avuga ku biti kuko ntabwo biri buze kuko ikibazo ko nawe nabonye ari umusore w'intarumika wa kino wagize ngo wapfa gufataho reka nkubwize ukuri ariko ntabwo nzi muri Kigali reka nkwereke rero ukuntu tugiye kubigenza ikiriza se ukuntu tugiye kubikora reka twihe time twe tufate umunsi tujagajage tumenye ahantu abaherereye tumenye nimba bari kumwe na SAMU cyangwa se tumenye nimba arandi nabica umva kandi ikibazo cyawe wajya ugenda gake nkakubwira kuki wihuta kuba nk'isosi umva nyine ukuntu tugiye kubikora uri kunyumva ese kuri kujya kure ikibazo cyawe nawe usigaye utekereza uriya mukobwa nkabona urwaye turoma kandi ninjye ngira gute nkushishikariza kumenya amakuru ye ese uba ari njye ndamutse ari njye mbaye mukunda ubu byagenda gute ashaje ntabwo binyoroheye uriya mukobwa ndamukunda nawe urabizi ariko nsanze umutima wa SAMU yarawutwaye nawe ubwawe ntabwo wazanyira kandi urabizi wowe shyiramo imbaraga rero ati imbaraga ni iki ntihaguruka oya yicara nivuga guhaguruka ndakubwiye ngo mu bitekerezo haguruka tumuhige nitumara kumenya ahantu abaherereye nibwo tuzahita dufata umwanzuro tumenye n'igituma aba yagoswe tukamubura reba nkawe ese ubu SAMU mukubite uramufatira heza ese uramukubita nawe ntakiza ku ishuri ntabwo wari bwamenye ngo uriya mukobwa yaramupfiriye ntabwo wari bwamenye ngo SAMU nawe kundi uwo muntu ahubwo wowe icyo nkubwira niwe natangiye kubona ugenda umenyerana nawe nanjye nari ndi inshuti yawe nta kandi nawe ari inshuti yanjye ibyo byose birambabaza iyo mbimenye nkaharanira kumenya icyo kintu ariko wowe impamvu mbikubwira nkabona uri kugenda gake biri kumbabaza ariko uzi ko fata hano dore uri inshuti nziza mani ntabwo umafashe wakinuye kubera ukuntu uri kugira inzanga wakinuye oya buri kungira inama kumbe uzi kutinda kera kabaye ugacyura ibihu hakoze koko ndikiza urukundo umusitari ku ishuri ubu ngubu ni uko ibintu biba bimeze kwe bigiye kuguhindukana bigiye kumuyonga birarangiye kubera iki wowe ubwawe ntazi ibintu wirirwa inama rero numve inshuti yanjye dore ya mbere ufite gahunda kuri uriya mukobwa cyane urabizi nako nanabibwiye no mu rugo wabwiye ko yitwa nde Cess kahibaze mbere na mbere banza umenye ngo Cess aragukunda ntagukunda cyangwa akunda SAMU ese SAMU ese uko nsanze akunda SAMU ko ntabwo akunda kari agakene nubwo bari abakene wagize ngo ntiyagukuramo erega view muri iki gihe niyo isigaye rya kubana ni view yakikubona akabona ko mwasohokana mugatemberana ese waba ukirimo wowe ariko tubanze tumenye amakuru nidusanga hari ukuntu bimeze cyangwa hari ikindi kintu wamuhinduraho umbone ko mwiharira Baby, calm. Iki se voya ariko kari heza cyane hano ewe none se ko wambwiye ngo nze kugusura ukabutaye kugira wanjye ntukanyitwayeho gutyo nk'umuntu utanze nyenda kuza ariko mama yitekeza mu bari mutsazi ugasanga uranyegereye gutyo nuse si nkukunda nyine nyine turakunda erega mama nta kintu yanyima ese Cess turi wanyu sibyo basi turi handi ku ruhande ibyo wanjyamo sibyo wigira ubwoba ariko gusa siko nayo ngukumbuye ntarebi nanjye nayo ngukumbuye ariko nyine reka dutuze sibyo ntaje kugusura iwe na tuba turi kuhande nzamuye sibyo oya ariko n'undi hano ni mu rugo Cess ntushaka kumvisha amakosa ni ibya papa na mama urumva rero nta kintu yatugera meze neza Cess nyine umwana akaboko nawe sibyo ikibazo kiri musore ikibazo uvuka amanuye kaba muzanire fanta bazi ayaba witonze tuane tuganire kugira ngo ndabizi uzantuvira misozi iwanyu mana yanjye hako ari mu rugo ni heza ndazakunda mwebwe wamutuye mu mihanda y'imikara gusa ariko nyine imana yanjye ni imisozi nyine basi kangwa amazi ba witonze mwana nibwo tukigera hano nabi
Chere ngukumbuye. Ngukumbuye. Naye naye nkukumbuye siyo ako nyine wicara neza nawe ureke kugira Se kuja nawe gunzi. wenda kuza Rero turakundana tujye twitwara nk'abantu bakundana. Mbe karame be Sikumbuno ufite ubwoba isanzure hano ni mu rugo. urabona reba inzu ninjiyemo Nose wabona cyari igisimba cyo rwona twinjiye mu gihugu. hano hantu hateye ubwoba cyane kandi byo Come on. Okay. Mu biri romantike. Okay, gankore se. Ndakunda. Okay, reka. Mbwira ko nkunda ariko. Okay, reka mbikubwira. Mbwira nyine mubi. Okay, ndakunda. Cyane. Cyane. Bimbwira inshuro 5. Mwana nawe rero kungora sibyo. Kungora sibyo. Asindi kukugorute. Okay, ndakunda. Okay. Yes. Okay. Kanye kukuzanira basi amazi. Amazi? Ni wanze fanta. Okay, nari. Mami. Umeze. Waje cyane. Mukanya. Bitis. Sa. Uyu ni mami wanjye, ni umubyeyi nkunda nyine. Ni mu byose. Mami, uyu bamwita Sam, ni boyfriend wanjye turi gukundana muri iyi minsi. Ubu nibyo nari ndimo umva kujya aho mwakire no kuzana abayede n'abafundi uzi ko ntagora. Aba yabyanze ibintu byose ngo ari kungora. Sa ni karibu mu rugo. Bakungiye mu rugo. Sinigire isoni. Nabona ko mami yaje. Namubonye. Bamuzanye icyo. Samuzanye. Yanzanira amazi gusa ntaje. Uya bebe na amazi. Fanta ba. Ngenda ubanzanye amazi no mfite inyota cyane. Akonje cyashyushye gake. Yazane akonje nta kibazo. Okay. Harya ngo nti. Egene gusa. Harya ngo ni sa. Isa. Ese ufite isoni se. Hasoni.